Ndabasuhuje rero nshuti mukurikiye ikiganiro umuco n'amateka kuri YouTube channel yacu Pamba Log. Murasuhuzwa n'umutaramyi byahamye ruti rutinywa ndi umuhungu ndi umuzira guhunga rwa rukazambaraga rwa ntirimbira inkuba zesa mu bihogo nkaba ndi umuhungu wagabiwe umunezero Imana ikawumana n'umugisha Omar Sibomana. Nshuti mukunda ikiganiro umuco n'amateka, nongeye kubifuriza ikaze. Mwishyuke mukurikirane ikiganiro uyu munsi twabateguriye. Twabasezeranyije ko tuzajya tubagezaho umuco, amateka y'abami, amateka y'abikomangoma, amateka y'abatware, amateka y'abasizi, amateka y'abagabekazi ndetse namwe mu yandi mateka atandukanye yabaye mu Rwanda rwo hambere. Uyu munsi twifuje kubagezaho ikiganiro kivuga ku mateka y'umwami wabaye ikirangirire Ruganzu wa kabiri Ndoli. Ubundi Ruganzu wa kabiri Ndoli ni muntu ki? Ubundi bamwita Ndoli wa Ndahiro. Ruganzu wa kabiri Ndoli yabaye umwami w'ikirangirire, yabaye umwami ukora ibitangaza, yabaye umwami ufatwa nka Musa wo muri Bibiliya. Umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli ni mwene Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Yitirirwa byinshi cyane by'ibitangaza yagiye akora. Mbere yuko tugera ku kiganiro cy'umwami Ruganzu Ndoli, reka tubanze tubanyuriremo amwe mu mateka y'umwami wamubanjirije ari we Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Ndahiro wa kabiri Cyamatare yimye ingoma mu mwaka w'477 kugeza mu mwaka w'510. Ndahiro wa kabiri Cyamatare ni mwene Yuhi Gahima, mwene Mutabazi wa mbere Sekarongoro. Mu gihe uyu mwami yamaze ku ngoma, yakimaze ahanganye na bene se bari barangajwe imbere n'uwitwa Juru. Ibi byabaye nyuma y'itanga ry'umwami Yuhi wa kabiri Gahima ari we se wa Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Hagati muri iyi ntambara yo kumaranira ingoma hagati ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare ndetse na bene se, nibwo abashi bansibura Nyebungo mwene Murira Muhoyo umwami w'Ubunyabungo bigabije u Rwanda. Mu gutera u Rwanda bari bazi ko rukaze cyane mu mirwanire. Uyu Nsibura Nyebungo yiyunze na Nziramuramira umwami w'i Bugara ndetse na Juru, bavuga ko yagize uruhare mu guhuruza ngo bamufashe guhigika mwene se ku ngoma. Gusa uyu Juru yaje kwicwa, Cyamatare asigara ahanganye n'Abamara afatanyije n'Abanyabungo. Ndahiro wa kabiri Cyamatare wagerageje guhangana n'ingabo z'abashi zitwaga Abakongoro, atsindirwa ku rugamba rw'ahitwa mu Rugarama rwa Nyundo mu Bugamba ho mu Kingogo. Ndahiro wa kabiri Cyamatare arapfa, baramubamba. Kuva icyo gihe aho yabambiwe hitwa Irubi rw'inyundo. Naho umugabekazi n'abaja n'abandi bagore barafashwe bicwa Urw'Urubozo, aho biciwe hitwa mu Miko y'Abakobwa. Ndahiro wa kabiri Cyamatare we wari wibereye ku rugamba, yarahakomerekeye yambuka umugezi wa Kibirira, amaraso yivanga n'amazi. Kuva ubwo umuziro ko nta mwami w'u Rwanda uzongera kwambuka uwo mugezi. Kuva ubwo ingoma Ngabe Rwoga inyagwa n'Abanyabungo, ku buryo u Rwanda rwasaga n'urugiye kuzima. Gusa twibuke yuko Ndahiro yari yaraketse akaga kazaba, ahungisha igikomangoma Ndoli ikaragwe k'Abahinda kwa Nyirasenge Nyabunyana.
Ndahiro wa kabiri Cyamatare nawe yari yagiriye inama yo guhunga, ariko aza kubyanga kubera impamvu ebyiri zikurikira. Impamvu ya mbere ni uko iyo aza guhunga byari kuba bisobanuye ko atsinzwe na bene se barwaniraga ingoma kandi batarayirazwe. Impamvu ya kabiri kandi ikomeye cyane ni uko amategeko y'ubwiru yategekaga ko nta mwami ugomba kwegura uretse igihe yanyweshwaga nabwo bitegetswe n'ubwiru. Ndoli yaje kubundira ikaragwe k'Abahinda. Mwibuke ko kubunda ari uguhunga k'umwami. Hahise hashyizweho itegeko ry'uko nta mwami w'u Rwanda wemerewe gutera Karagwe, ahubwo akayivuna mu gihe yabaga yatewe n'ababisha. Wibuke yuko kuvuna ari byo bita gutabara. Hagati aho Ndoli yakomezaga kugezwaho amakuru n'abiru bo mu Rwanda bifashishije umwe muri bo witwaga Kavuna, ari nawe ukomokaho ya mvugo yo kuruha uwa Kavuna. Icyo gihe cyose u Rwanda rwari mu kajagari n'akaga gakomeye. Uwitwa Juru n'abambari be bategekaga agace k'igihugu ko mu burasirazuba hakurya ya Nyabarongo, naho abaturage bo hakuno bagaraguzwaga hagati n'Abanyabungo ba Nzira ya Muramira. Gusa nyuma Nzira yaje gupfa, abiru batuma Kavuna kuri Ruganzu Ndoli. Byose byakozwe mu ibanga rikomeye. Ndoli yimika ingoma, yimikwa ku izina rya Ruganzu wa kabiri. Igikorwa cya mbere Ruganzu wa kabiri Ndoli yakoze ni ukwimika Karinga nk'ingoma ngabe nshya, kuko iya mbere Rwoga yari yaranyazwe n'Abanyabungo. Ibi bigaragara mu gisigo Ukwibyara cyasizwe n'umusizi Nyakayonga ka Musare. Ageze kuri Ruganzu wa kabiri Ndoli, amwe mu mabango agize kino gisigo ageze kuri Ruganzu wa kabiri Ndoli aragira ati: kibabarira wa mwami watugirira ibambe avuye iw'abandi, nawe musange musanganire muhe urubanza mureka abanze. Nabanze Gacamukanda Bicuba uwica inzigo, Nyabuzima umuziramurura w'ibyara byazimye, umuzahura w'ibyo asanze, Nyamushinga aturasanira ubutazadushira, yica abanzi barashira, Cyungura umwami wo ku cyuma azanye Cyubahiro, yitwa Kihabugabo Karuhura we yarushwa ate, ko yahoreye se ashishikaye, ingabo ye akayagagaza mu Bugara, umuganda akawegereza mu Rumira. Asoza agira ati: bagabaho mutaragera, uwo mugabo mwamugera ndi. Aha yasingizaga Ruganzu wa kabiri Ndoli wubuye u Rwanda mu gihe rwari rumaze imyaka 11 rwarigaruriwe n'ababisha. Icyunamo u Rwanda rwamazemo kuva ku itanga rya Ndahiro wa kabiri Cyamatare kugeza ku yimikwa rya Ruganzu wa kabiri Ndoli bagereranya ko cyaba cyaramaze imyaka 11. Icyo cyunamo bavuga ko cyabaye kibi cyane. Rubanda rumwe rurabikabya bavuga ko ngo nta gitsina gabo cyavukaga haba ku matungo cyangwa no ku bantu. Bavuga yuko kandi ngo habayeho impeshyi ndende cyane kugeza n'ubwo aho amahembe y'inka yagendaga acumba umwotsi. Ibi byago kandi bigaragaza uburyo u Rwanda rwari kujya mu byago mu gihe rwari kuba ruyobowe n'umwami utaratowe n'abiru. Twibuke ko amategeko y'ubwiru ari nk'itegeko nshinga ry'icyo gihe. Gusa Ruganzu wa kabiri Ndoli akimara kwima ibyo byose byarongeye biba amahoro ahinda i Rwanda. Ruganzu wa kabiri Ndoli yaritatiraga Gatera, ntabwo yari nk'abandi bami bagiraga abatasi.
yabigiraga we mu kivugo ubwo yagiraga ati ndi Kitatira cya Mutabazi nditatira ngatera, ndi Cyabakanga ndi umukanguzi w'amacumu, nacumitiye bwenge Kivirivindi avira imbuga, nishe Nyaruzi rwa Haramanga mu mukindo wa Makwaza, nica Mpandahande ngira ngo mvire iruhande rimwe. Ruganzu yakomeje kugeza igihugu kure ku buryo yaje no gufata ikirwa cy'Ijwi. Ruganzu kandi yakomeje gutsinda abahinza bari barigabije u Rwanda. Gusa burya ngo nta kuramba kudapfa. Ruganzu wa kabiri Ndoli nawe yaje gutanga yishwe n'umubisha. Bivuga ko yabarishwe n'umubisha Biti Bibisi wari wuriye igiti. Bavuga ko aho Ruganzu yapfiriye ngo hitwa ku Muciro wa Rusenge, ubu ni mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Gusa nyine Ruganzu ibyo bikorwa by'ubutwari yakoze babyitirira ko yari afite ngo ingabo zari zikaze mu kurwana arizo bitaga Ibisumizi. Ikiganiro ku ngabo za Ruganzu Ndoli bitaga Ibisumizi tuzakibagezaho mu kiganiro gitaha. Mwari kumwe n'umutaramyi byahamye Ruti Rutinywa ndi umuhungu